yerekeranye na public transport bitari byagafashe isura mu by'ukuri nyayo, ariko ngira ngo mwabonye ko twazanye Leta y'u Rwanda ikimara kubona ko ibikomoka kuri peteroli bitangiye kuba ibyiburi gatishishikariza abagenzi kugana imodoka rusange kugira ngo badakomeza guhendwa batega ibinyabiziga biri prive ndetse n'abagenzi bakabyubahiriza. Uyu munsi haje kugaragara ikintu gitangaje aho babaze bakagiranya bagasanga batega bisi 15%. Leta itibona ko byatanze umusaruro, iteganya kongera bisi 100 z'amashanyarazi byihuse mu muhanda ndetse ko bagiye kuzizana mu mashashi bagahita bazifunukura zitangira akazi. Ibi ngibi nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda itangaje yuko umubare w'abakoresha ubwikorezi rusange wiyongera 15%. Nyuma y'ingamba zitandukanye zigamije koroshya ingendo ndetse no kugabanya ingaruka zizamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ibi kandi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva mu kiganiro ajyanye n'itangazamakuru. Yavuze ko irizamuka rigaragaza ko abaturage benshi bagenda bagirira icyizere ubwikorezi rusange. Yasobanuye kandi ko gukoresha bisi zitwara abagenzi atari itegeko, ahubwo ko buri muturage afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bw'ingendo bumukwiriye. Yongeyeho kandi ko Leta ikomeje gushyira uburyo bwo korohereza gukoresha ubwikorezi rusange, cyane cyane mu gihe ibiciro bya lisansi na mazutu bikomeje kuzamuka cyane. Mu rwego rwo kunoza serivisi ndetse n'ubwikorezi, ngo mu mujyi wa Kigali hashyizweho ibisate byihariye by'imihanda bigenewe bisi zitwara abagenzi mu masaha y'urujya n'uruza, hagamije kugabanya umwanya abagenzi bamara mu muhanda ndetse no koroshya urujya n'uruza. Minisitiri w'Intebe yatangaje kandi ko Leta yamaze gutumiza izindi bisi z'amashanyarazi zigera ku 100 zizatangira gukoreshwa mbere y'uko uyu mwaka urangira. Yavuze ko gahunda ari uko buri mwaka ukomeza kongerwamo izindi bisi, ku buryo nibura mu gihe kiri imbere umubare bisi z'amashanyarazi uzaba wageze nibura kuri bisi 300. Guverinoma kandi ivuga ko kongera zino bisi bizafasha kugabanya umuvundo wo mu mihanda, koroshya ingendo z'abaturage ndetse no guteza imbere ubwikorezi butangiza ibidukikije mu gihe igihugu gikomeje gushyira imbaraga mu gukoresha ingufu zisukuye. Abayobozi kandi bavuga yuko intego nyamukuru ari ugutanga serivisi y'ubwikorezi ihendutse, yizewe kandi ishobora kwakira umubare munini w'abagenzi, bityo kigabanya ingaruka z'ihindagurika ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku baturage. Ibi ngibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Justin Nsengiyumva. OB Time.